Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuru Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nitwe kampani ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, mukajya muvugana n'amakonte yanyu gusa kabisa. Nta mpamvu yo kuvunika wubaka inzu nk'iyi ngiyi ugasigara wirirwa unarwana no kuvuga ngo irabona abapangayi gute, se bishyuye, se y'amazi barayishyura n'ibindi. Ibyo byose Nzuri irahababereye mu byo twita property management. Komeza rero kandi subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market, cyangwa se sabone, ukore share, ukore kukazogera, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku ma screen yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane ya etage iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahazwi nk'irusororo, munsi gato cyane y'ingoro ya RPF, ku Ntare Arena, munsi y'Intare Arena rwose gato cyane, niho iyi nzu iri. Iyi nzu ikaba ikodeshwa, ntabwo turi kuyigurisha ahubwo turi kuyikodesha. Iyi nzu rero akaba ari inzu ya etage, ni inzu ya etage igabanyijemwo kabiri, ariko kandi ishobora no kubamwo umuryango umwe cyangwa se imiryango ibiri. Iyi nzu yose ikaba irimo ibikoresho byose, ariko kandi tukaba dushobora no kuyikodesha nta bikoresho birimo, byava ku mahitamo y'umukiriya twaba tubonye. Inzu yo hasi rero ifite ibyumba bibiri binini byo kuryamamo na dushe na toilette ebyiri na salon na salle à manger n'igikoni. Hanyuma inzu yo hejuru nayo ikagira ibyumba bitatu binini byo kuryamamo, dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Zose zikaba zirimo ibikoresho byose, kandi buri muntu wese akaba ashobora kwinjirira ukwe. Si ibyo gusa no, kubera yuko mu gihe iyi nzu yaba ifashwe n'umuryango umwe rwose nabyo birashoboka. Hari ukuntu rwose bishoboka mu buryo bworoshye cyane mu gihe waba ari umuryango munini. Ntabatindiye rero ndagira mbabwire yuko iyi nzu igice kimwe, inzu yo hasi ikodeshwa amadolari 500 harimo ibikoresho byose, hanyuma inzu yo hejuru igakodeshwa amadolari 700 nayo harimo ibikoresho byose. Ibyo biciro kandi mbibutsa yuko ari ibiciro biri negotiable, ni ibiciro biganirwaho rwose, tukaba twabasha kukugabanyiriza, ari nako kandi ushobora kuyifata yose. Birumvikana ukishyura 1000, ubwo yaba ari 1200 cy'amadolari, ariko nabwo biri negociable. Si ibyo gusa rero, kubera yuko washatse kuza nta bikoresho birimo, ukizanira ibyawe, nabyo ni ibintu twaganiraho rwose. Ibikoresho tukabikuramo, inzu tukayiguhera makeya cyane. Ni inzu iri hano Rusororo munsi ya Arena rwose, kuri ya kaburimbo ihatambika. Ni inzu iri kuri kaburimbo muri quartier nziza cyane y'akataraboneka. Murabona ko ni nziza, amakwizine, ibikoresho byose birimo kandi bijyanye n'igihe. Ni karibu cyane rero. Iyi nzu wayikunze waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 078122 Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, X cyangwa se Twitter, TikTok, channel ya WhatsApp, hose twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao.